اللهم صل على محمد Abu Muhammad Shia Uislamu bw'umwimerere. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innahu khayru nasirin wa mu'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajil farajahum. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam aratubwira ati, mu bihe bya fitina jya uba nk'icyana cy'ingamiya, nta mugongo ukomeye gifite ngo kiricarwaho, kiragenderwaho, nta n'amace baretse amata gifite ngo kirakamwa. Imvugo ifite uburemere ituyobora buryo ki twagakwiye kuba twitwara mu bihe bya fitina. Gusa nanone bamwe mu bayisilamu bumva nabi imvugo ya Ali bin Abi Talib alayhi salam, bigatuma mu gihe habayeho ikibazo runaka muri rubanda bitwara mu buryo batagakwiye kuba bitwaramo, bashingiye ku gusobanukirwa nabi iyi mvugo. Mbere na mbere, ubundi ijambo fitina rishobora kugira ibisobanuro birenze kimwe, haba aho rikoreshwa muri Quran yewe naho rikoreshwa muri hadith. Kimwe mu bisobanuro byaryo ari nacyo Imam Ali bin Abi Talib yari agamije muri ino mvugo ni intugunda, ubushyamirane, umwiryane no kutumvikana hagati y'abantu muri rubanda. Umwiryane ushobora kuba hagati y'abantu b'ubwoko bubiri hashingiye ku buryo musanzwe muwubanye. Abambere ni abantu mudafite aho muhurira, nta kibahuza gihari, yewe se rimwe na rimwe basanzwe ari n'abanzi bawe, cyangwa se tuvuge ko si abanzi bawe ariko n'abanzi b'abayisilamu n'ubuyisilamu. Urabona ko nuramuka wivanze mu byabo ngo urashaka kubikemura, eza nutahavana imbwa yiruka, bizongera umwuka mubi wari usanzwe, ukomeze gukwirakwira muri rubanda rwa giseseka. Nubihorera ukigira ntibindeba, nibyo byiza kuri wowe, ni nabyo bidashobora gukomeza gukwirakwiza uwo mwuka mubi muri rubanda. Hadisi ya Imam Ali bin Abi Talib irarebana n'ubu bwoko bw'aba bantu. Igihe bene aba bantu bashyamiranye bagasa n'abashaka kubigusunikiraho ngo bafashe kubikemura, bagasa n'abifuza kubigushyiraho, Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam aratubwira ati, icyiza ni ukuba hagati na hagati ukigira ntibindeba. Itware nk'icyana cy'ingamiya, ntihagire ugukoresha muri izo mpande zombi zifitanye ubushyamirane. Hadisi iravuga bene aba bantu. Naho abantu ba kabiri ni babandi musanzwe mufitanye imigenderanire, inshuti, abavandimwe se, abo muhorana umunsi ku wundi, abayisilamu bagenzi bawe. Hari ubwoba bw'uko umwuka mubi uri hagati yabo ushobora kubavaho yewe nawe ukakugeraho, ugakomeza ugakwirakwira no mu bandi bayisilamu, no mu nshuti zawe, mu bandi bavandimwe bawe, ukagera muri sosiyete nawe ubarizwamo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ntabwo hadisi ya Imam Ali bin Abi Talib irebana n'aba bantu. Ni ukuvuga ngo igihe hagati y'aba bantu havutse ubushyamirane, uba ugomba kwigengesera, nk'igihe noneho bagusabye bo ubwabo ngo bafashe guhosha umwiryane wavutse hagati yabo, byo biba ari ibindi bindi. Uba ugomba guhagarara kigabo ukagira icyo ukora. Imana nyagasani izakubaza uko wabigenje. Icyo usabwa rero ni ukumenya neza ikibazo gihari witaye ku mpande zombi, ugatangariza impande zombi umwanzuro wawe ukoresheje ubutabera. Ubutabera si ukutabogama, ahubwo ubutabera ni ukubogamira ku ruhande ruri ku kuri. Imana nyagasani muri suratu Al-Hujurat, ni sura ya 49 muri Quran, aya ya 9 iratubwira ngo, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Amatsinda abiri y'abayisilamu, abavandimwe, inshuti,
nashyamirana, narwana, mujye mukoresha uko mushoboye, muyunge, mugerageze kugarura umwuka mwiza hagati yabo. Aya igakomeza igira iti fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah. Nimugerageza gushaka umwuka mwiza hagati y'abo bantu, ariko rimwe muri ayo matsinda ashyamiranye rikanga kuva ku izima, rigakomeza gutsimbarara ku makosa yaryo, mujye mwifatanya n'itsinda riri ku kuri, murihengamireho, muribogamireho, maze murifashe kurwanya no kwamagana no guhangana n'iryo tsinda rindi rigitsimbaraye, bikorwe hagamijwe ko ryakwisubiraho. Ni ibintu mu by'ukuri byumvikana neza. Bityo iyi mvugo ya Imam Ali bin Abi Talib iramutse yuzurijwe ku nshuti, abavandimwe, abayisilamu, abo duhorana umunsi ku wundi, haba habayeho gutesha agaciro no kwirengagiza ino aya ya Qur'an. Imana nyagasani bidushyire kure. kun fil fitnati kabni labun la dhahrun fayurkab wala dar'un fayuhlab. Iyi mvugo niyumvikane kandi ikoreshwe mu buryo koko bukwiye. Ndasoza asaba Imana ko yakomeza kuturinda fitina no kuduha ubugenge n'ubwenge bitumurikira buryo ki twakwitwara muri fitina igihe yaba igaragaye hagati yacu na bagenzi bacu, cyangwa se igaragaye hagati y'abandi bantu. Imana duha imbaraga zidufasha kutagaragara muri fitina tutagakwiye kuba tugaragaramo. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.